Bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Uyu munsi turi ku cyumweru cya 17 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya. Amasomo ya liturujia y'uyu munsi aratwereka igitangaza cy'ubuntu bw'impuhwe z'Imana bwigaragaje mu itura ry'imigati imbere y'imbaga y'abantu bari bashonje kandi bananiwe, maze bakarya, bagahaga, bakanasagura. Imbaga buri muntu wese kuri iyi si ashobora kwibonamo. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 42 kujya ku 44. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 6. Naho ivanjiri turayisanga kwa Yohani, umutwe wa 6 kuva ku murongo wa 1 kugera ku wa 15. Bavandimwe, igitangaza cyo gutubura imigati nicyo gitangaza cyonyine dusanga mu mavanjiri yose uko ari ane. Ibyo bikaba bigaragaza uburemere n'agaciro gifite mu butumwa bwa Yezu, we waje munsi kugira ngo tugire ubuzima kandi ubuzima busendereye. Ivanjiri y'iki cyumweru rero itangira batwereka Yezu ari hakurya y'inyanja ya Galileya, akurikiwe n'imbaga y'abantu benshi. Ariko nk'uko Yohani intumwa abitubwira, abo bantu ntabwo bari bakurikiye Yezu kubera ko bari bamenye uwo ari we, ko ari we Mesiya bari bategereje, umucunguzi wabo, Imana yabo. Oya da! Ahubwo ivanjiri itubwira ko bari bamukurikiye kubera ibitangaza bari babonye yerekanaga akiza abarwayi. Aha Yohana avuga ibimenyetso bikaba byerekana kamere Imana Yezu yari yifitemo. Mu by'ukuri ntibazi uwo bakurikiye. Kuri bo bakurikiye umuntu udasanzwe kubera ibitangaza akora gusa. Ntibasobanukiwe n'ubutumwa bwe. Ibi twabigereranya n'umukristu ujya mu misa ku cyumweru, yemwe akanahazwa rwose, ariko atumva agaciro n'uburemere bw'ibyo arimo, atumva ko Ukaristiya yahawe ari Imana ye afashe mu kiganza, agomba kwakirana urukundo n'umutima we wose, icyubahiro n'igitinyiro uwo mwami akwiriye. Niyo mpamvu abantu bumva misa usanga ari benshi, ariko abahinduka by'ukuri bakaba bake. Tugarutse ku ivanjiri rero y'iki cyumweru, turabona ko imbaga yari kumwe na Yezu kubera ibyo babonaga nk'abantu b'isi. Nyuma y'iki gitangaza bashatse kumujyana ngo bamwimike ku ngufu, ariko we ntazabyemera, ndetse bizaba ngombwa ko ahungira ku musozi wenyine. Niba hari ikintu cyababaje Yezu kuruta ibindi, ni uburyo yakiriwe. Ibyo kandi bikagaragazwa n'uburyo azicwa abambwe ku musaraba, kuko iyo baza kumenya uwo ari we ntibaba baramwishe. Ikindi gitangaje, gikomeye kandi gishimishije muri iyi vanjiri ni indoro ya Yezu. Indoro idaca imanza, indoro yuje impuhwe, indoro itobora ikagera hahandi amaso y'abantu adashobora kugera. Yezu ntareba umunaniro ugaragara inyuma gusa, arareba n'inzara abo bantu bamukurikiye bafite. Kuri we si inzara y'umubiri gusa, nubwo ariyo yavuze kandi akanayikemura ku buryo bugaragara, arareba na ya nzara y'amahoro nyayo atari ay'isi, amahoro atangwa nawe wenyine. Arareba inzara y'urukundo rudashira, rutabeshya, rutangwa nawe wenyine, rwa rundi umutima wa muntu uhora urarikiye igihe cyose, akaba ari nayo nzara ikomeye yaje kutumara. Tugarutse ku gitangaza tubwirwa muri iyi vanjiri, ni igitangaza cy'urukundo koko, kandi igitangaje ni uko yifuza kugikora afatanije n'iyo mbaga ishonje kandi inaniwe, nkaho yababwiye ati,
nubwo nzi neza ko munaniwe, mushonje, ndetse mukaba muri n'abakene, ndifuza kwifashisha ubwo bukene bwanyu kugira ngo ngaragaze ububasha bw'urukundo rwanjye. Niyo mpamvu yabajije Filipo iki kibazo ati, turagura he imigati yo kugaburira bariya bantu? Ikibazo cyerekana neza uko umutima wa Yezu uhangayitse imbere y'inzara y'aba bantu bamukurikiye. Nta kibazo dushobora kugira icyo ari cyo cyose ngo ntikibure gukora Yezu ku mutima. Igishimishije ni uko akibajije agifitiye n'igisubizo, ariko icyo gisubizo kirahera ku duke bafite. Arashaka urukundo rwabo, arashaka ubuntu bwabo, arashaka gufatanya nabo uko byagenda kose. Niyo mpamvu agiye kwifashisha impamba y'akana k'agahungu gato kari kitwaje utugati 5 n'udufi 2 gusa. Ibyo byari bihagije kuri Yezu kugira ngo amare inzara iyo mbaga yari yazahaye. Muri iki gitangaza kigenura isakramento ry'Ukaristiya, Umukiza wacu aratwereka ikintu gikomeye. Aratwereka uruhare rwacu ko ari ngombwa mu byiza byose Imana idukorera. Nubwo kenshi kuri twe twaba tubona ko bidashoboka kubera ubukene bwacu, cyangwa se tubona ko nta gaciro dufite imbere yayo. Indoro ya Yezu ntabwo ari kimwe n'iyacu, ndetse n'ibitekerezo byacu ntabwo ari kimwe n'ibye. Icyo tumuhaye tubikuye ku mutima, cyangwa se icyo dukoreye abavandimwe bacu kubera urukundo, agiha umugisha, kigakora ibitangaza birengeje imitekerereze yacu. Turiya tugati n'ariya mafi twabigereranya na konte zacu muri mabanke, cyangwa se udufaranga naba mfite uko twaba tungana twose. Iduka ryanjye, umusaruro nakuye mu byo nejeje, inkunga yanjye yose natera kugira ngo hagire umukene watabarwa, ndetse nkaba nagera no ku gihe cyanjye nemera guha umuntu unaniwe mu mutima igihe cyo kumutega amatwi, ndetse nkanamusabira akaruhuka, nkaba nkijije abantu benshi bamutezeho amaramuko. Natanga n'izindi ngero nyinshi cyane ntavuze. Ibyo byose ntabwo bipfa ubusa, ntabwo kandi bipfa kuba. Burya hari ijwi rya Yezu ritubwira riti, mfasha ntabara abantu benshi bananiwe, barwaye, kandi nta buryo bafite bwo kwivuza, kwiga, bafite inzara, kandi bari hafi yawe. Ndifuza kuruhura abantu benshi nkwifashishije. Iryo jwi rya Yezu riba rivugira mu mitima yacu, tumwemereye kuryumva. Bavandimwe, muri iyi si yacu isa n'iyumagatanye mu mutima wa benshi, twese turi yambaga ikurikiye Yezu. Harimo benshi bananiwe kubera ubuzima, wenda nawe unyumva urimo. Hari abakomerekejwe n'amateka anyuranye, hari ubukene, agahinda, kubura amahoro n'ibyishimo, n'ibindi byinshi. Urugero ruri hafi yacu ni iki gihe cya COVID turimo. Twemere Yezu aduha indoro y'impuhwe isa n'iye, aduha umutima w'ubuntu n'urukundo, umutima utuza kandi woroshya. Twumve ijwi rye, maze atwifashishe atabara imbaga y'abantu benshi bananiwe, bashonje, bababaye, barwaye, maze murebe ngo ibitangaza by'urukundo birigaragaza. Ubu rero ni akanya ko kwibaza kuri buri wese, tugira tuti, ku byo ntunze byose, ku mutungo wose Imana yampaye, ku buryo bwose mfite bwamfasha kuba umuhamya w'ivanjiri, n'iki Yezu ankeneyeho natanga kugira ngo mufashe gutabara abantu bababaye maze bishime.
buri wese afite igisubizo yatanga, ariko twese dufite utwo tugati n'utwo dufi nabisobanuye bihagije. Ukaristiya rero duhabwa buri munsi idutera imbaraga zo kugira natwe icyo dutanga, kugeza n'aho natwe twakwitanga ubwacu kubera Yezu. Imana ibahe umugisha.